muri adeperi bamaze iminsi bavuga bati kwambara ipataro ku muntu w'umugore ntabwo ari byiza, uko aba yambaranye n'umugabo, nta mugabo ugomba kwambara ijipo. Ndagira ngo nibarize aba adeperi aho baherereye hose baje kuba basubiza iki kibazo, kandi mu by'ukuri mugisubize uko mubyumva. Ntabwo navuga ngo mu by'ukuri ibyo mwavuze ntabwo ari byo, ahubwo mutekereze ku byo mutubwira ko ari icyaha. Ubusanzwe adeperi bavuga ko bagomba guhora bateze, bambaye ibitambaro mu mutwe, ariko tunabwira ko mu by'ukuri biriya bitambaro byo mu mutwe bibasha korora umwanda. Umugore araryama, uko aryamye mu gitondo yabyuka ntasokoze, ahubwo agahita ashyiramo igitambaro akajya mu materano cyangwa se akajya muri kopera, ahantu aho ariho hose aba yapanze kuba yajya kuri uwo munsi aba yavutse. Ndajya rero mbashe kuba nakwibariza adeperi ko muvuga ko kwambara ipataro ari icyaha. Ese abasirikare bo muri adeperi cyangwa se abapolisi bo muri adeperi cyangwa se navuga ngo iki, abaroko defense cyangwa se bari abasimbuwe na daso bo muri adeperi, hanyuma se wa musirikare w'umwadeperi, umusirikare w'umwadeperi akaba yaragiye mu gisirikare cy'u Rwanda, none abasirikare bambara amajipo, none se tuvuge ko uriya musirikare atazajya mu ijuru? Tuvuge se ko uriya mupolisi atazajya mu ijuru? Hanyuma se tuvuge ko uriya mudaso atazajya mu ijuru? Ntabwo nibaza niba kwambara ipataro ku badeperi cyangwa se muri iri torero runaka bishobora kuba ari icyaha, kubera ko harimo n'abifashisha imirongo ya Bibiliya bakaza kuyifashisha kugira ngo bahungabanye uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bw'umunyarwanda. Rero ibi bintu ntabwo twavuga ngo kuba umusirikare yambara ipataro ntazajya mu ijuru, kuba umupolisi yambara ipataro ntazajya mu ijuru, kuba umudaso yambara ipataro ntazajya mu ijuru. Ntabwo abagore bambara amapataro ntabwo navuga ngo ni icyaha, ahubwo mwese mwavuga ko mu by'ukuri ibi bihugu bikunda gukonja. Namwe murabizi uko isi iteye, uko kirima iba iteye. Ibi bihugu bikunda gukonja, ko ari abagore ari abagabo bose bambara amapataro. Ese tuvuge ko ibi bihugu nta bakristo barimo? Tuvuge ko ibi bihugu nta bagore bazajya mu ijuru? Ndagira ngo mbabwire neza, mbashe kubasobanurira, kuba umugore yakwambara ipataro akajya mu materaniro, ibyo ngibyo nta kibazo biteye. Kuba umugore yafata ipataro akambara, mwese mwebwe, ariko mu by'ukuri nimutubwize ukuri, muri mwebwe mw'abagore mwe cyangwa se mw'abashumba mwe cyangwa se mw'abadiyakoni mwe, mwebwe abagore banyu ntibambara amakora? Amakora ni twa dupataro dutoya bambariramo imbere. Ese mwebwe abagore banyu ntibatwambara bakarenzaho amajipo n'ibitenge? Hanyuma se nimba babyambara babihishe, kuki bacira ibanza ba bandi babyambara babigaragaje? Ese kuba umugore yakwambara ipataro, aya mapataro agize icyaha? Kuba umugore yadefiriza, ibi bintu bigize icyaha? Usibye ubuyobe, twavuga ko hari nk'ubuyobe bw'isi muri rusange. Ubundi uko byatangiye, hari itorero rimwe, abakatolike, noneho sinzi uko baje kuba bashwana. Bamwe baravuga bati ibi bintu ntabwo tubyumvikanaho, ibi bintu ntabwo twabikora kimwe, ahubwo twebwe tugiye kuba twakora ibyacu. Noneho abantu baza kwitandukanya, bamaze kwitandukanya havukamo abaporoso aribo bitaga abahakanyi. Abahakanyi bakimara kuvuka, ni ukuvuga ngo ubundi
muri katolike bo bafata yezu nk'icyitegererezo, bagafata ese bo bakunze gukoresha amashusho. Noneho abaporoso baravuga bati cyangwa se abahakanyi, kugira dutandukane n'abakatolike, ni uko muri bibiliya tugomba kuvuga ngo ntukaramye igishushanyo, ntukwiremere igishushanyo kibajwe. Baragenda babyandika batyo, baragenda bashaka iyo mpamvu, baravuga bati ngibi ibyo tugiye kugira ute, ibyo tugiye kuba twashinja abakatolike, tubwira abantu ko abakatolike bajya basenga ibishushanyo. Iyo niyo turufu abahakanyi cyangwa se abaporoso batanze kugira ngo babashe kuba bagumura abantu cyangwa se bagumura bagenzi babo ku bakatolike. Ariko kuba abakatolike bajya imbere ya Bikira Mariya bakambaza, ntabwo bivuze ko mu by'ukuri ari ugusenga igishushanyo, ntabwo bivuze ko ari ukwibara, ahubwo bivuze ko mu by'ukuri none se twebwe ntidufata amashusho y'ababyeyi bacu tukayamanika mu nzu zacu? Kuba rero bajya imbere ya Bikira Mariya, bajya imbere ya Yezu, bajya hariya i Fatima, ntabwo ari uko baba basenga ibishushanyo. Nabo bazi Imana, bazi ubuhanuzi, barahanura. Rero ibintu byaje kuba byagenda uku nguku, uko amadini yagiye atangira, uko yagiye aza, niko natwe tugiye kuba twababwira mu by'ukuri. Abaporoso bamaze kuba bahaza, ngo bagiye, ni ukuvuga ngo uko amatorero cyangwa se uko isi yagiye igenda, abantu bagiye batera imbere. Mu gutera imbere bakagenda bazana imico yabo. Abayisilamu baraje bati ubundi Yesu yambaraga amakanzu, ubundi Yesu ntabwo bati Yesu ntabwo ari umwana w'Imana, ahubwo ni intumwa y'Imana. Ni ukuvuga ngo buri wese, buri torero, buri dini riza rigira rite, rivuga ibyaryo. Rero kuba buri dini ryaraje rivuga ibyaryo, ntabwo ari uko bari bayobowe ukuri, kandi kugeza n'uyu munsi ntabwo ari uko bayoboye ukuri. Kuba rero umuntu yadefiriza, kuba umuntu yashyiraho amaherena, ntabwo wavuga ngo ibyo ngibyo nibyo bitera icyaha. Ese kuba umuntu yambara ipataro nibyo biri gutuma abantu bicana? Ese kuba abantu baciraho amaherena nibyo biri gutuma abantu bicana? Abantu ndagira ngo muhumuke, nimumara guhumuka mumenye neza mu by'ukuri ibyo murimo ni ibiki. Turabakunda.